Amahoro y'Imana akunze ba Vision Mind TV murasuzwa na Sherina kandi utasi w'abanyarwanda nizere ko umeze neza rero bantu bamudukurikiye muri hirya no hino batandukanye impande z'igihugu n'ukuri mwese nabasuhuje cyane comment zanyu nziza ari ziri positive ari izindi negative zose ziranyubaka cyane kubera ko zintera gukora cyane ndetse zikanambira ko mudukurikira niyo mpamvu mvuga nti reka ngaruke kuri Vision Mind TV mbahereze ibintu byiza bimeze neza byatari hanyuma rero uyu munsi nifuje ko turebera hamwe insanganyamatsiko igira iti ese biterwa n'iki kugira ngo abasore cyangwa se abaje bange gushaka ugasanga umusore w'uyu munsi afite imyaka 40 agiye kuva mu rubyiruko already ariko ugasanga n'ubundi ntabwo ashaka gushaka yaranangiye umutima yaravuze ati ngewe rwose iby'abagore ntabwo mbikozwa uba akatangira kazana noneho n'imvi ukajya ubona umusore mukuru w'iminkanyare ariko akavuga ngo ntabwo ngewe nshaka umugore ese bizagenda bite ese koko abagore barabuze abakobwa umukobwa usanga afite imyaka 35 nawe ari kurira ati ngewe ndashaka gushaka ariko umugabo naramubuze none se abanyarwandakazi bizagenda bite ibi byo bizakemurwa nande ese ibi byo nabyo bigomba gushyirwa muri leta kugira ngo bikemuke ese bizagenda bite ni muri urwo rwego rero hano kuri telefone uredi ngiye guhamagara umuntu umwe mu basore rwose mvuga ko byanze bikunze bagomba kuba bafite icyo babivugaho ntabwo ari we ndi guhamagara gusa naza guhamagara undi kugira ngo turebere hamwe tuvuge tuti ese biterwa n'iki kugira ngo abana b'abasore bagende rwose bihugire ko bashaka amafaranga ugasanga afite inzu afite imodoka afite ibyatunga umugore ibyatunga umuryango we ariko ugasanga afite na mentalite yo kuvuga ngo aho kugira ngo nshaka umugore nzabyara umwana wanjye njye menya ngo mutungire iyo ngiyo cyangwa se mubyare muzana already ariko ikintu cyo gushaka rwose iby'umugore byo wapi baranangiye umutima ukibaza ngo biterwa n'iki so reka muhamagare rero kugira ngo mbere na mbere ngire ibibazo mubaza kuri iyi ngingo kugira ngo tuze kujyana neza tuze gusobanukirwa nawe muri comment ndabakeneye kugira ngo mwandike ese mubona kuko biterwa n'iki kugira ngo abasore biyibase banangira imitima yabo bavuge bati twebwe uko byagenda kose ntabwo deja dukeneye gushaka abagore icyaba cyose cyo twakora icyo cyose ibyo abagore byo twarakara bizagenda bite umugore ubusanzwe ni mutima w'urugo kandi ntabwo umuryango ugizwe n'umugabo gusa ahubwo umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo ndetse n'umugabo nuko rero igihe abasore bakomeje kunangira umutima kuko ntibashake bizatuma umuryango nyarwanda ucika hasi ibintu byose bizagenda bite reka muhamagare rero kugira ngo tumuganirize nawe atubwire ukuntu bimeze halo murakoze cyane yego ndakumva muraho neza turaho turakomeye tumeze neza okay mbo tumeze neza muri Amerika. Okay, murakoze cyane. So, hano turi live mu kiganiro kuri Vision Mind TV. Nifuje kuguhamagara kugira ngo tuganire already kugira ngo donc menye ngo turi mu nsanganyamatsiko ivuga iti ngira ngo twanabiganiye wenda na mbere insanganyamatsiko iragira iti biterwa n'iki kugira ngo abasore abajene bange gushaka. Ese mubona biterwa n'iki? Ese mubona koko hakorwa iki kugira ngo abajene bashake koko igihe bafite ubushobozi bafite n'imyaka babyemerewe. Ndavuga ni rero reka nkuhamagare kugira ngo niba koko hari icyo donc wabivugaho hanyuma nawe utubwire watangira wibwira kunzi ba Vision Mind TV kugira ngo tuze kubana tutuziranye already murakoze cyane yewe banyita Eric Eric hano muri Amerika rero ikibazo Sherina umbajije ni cyiza cyane kandi iki kibazo ni cyiza kandi kiri muri societe kiri muri ahantu hose rusange yego impamvu abasore bigiye badashaka abakobwa wenda sinzi wenda ari butangiye urugero hano muri Amerika cyangwa cyangwa urugero muri Afurika yego so reka wenda ntango urugero hano muri Amerika kubera ko ngenda hano muri Amerika impamvu abahungu hano muri Amerika badashaka abagore cyangwa abakobwa hano muri Amerika ikintu cya mbere umugabo umuhungu ajya mu materasi yamara kujya mu materasi kuvuga ko abonye amafaranga kandi kubona amafaranga bishatse kuvuga ngo wabona n'abakobwa beza yego burya ahari amafaranga ibintu byose birakunda yego
so rero impamvu abahungu hano muri Amerika badashaka abagore nuko ko bumva yuko bafite amafaranga, ayo mafaranga yabo bakumva yuko nyine bakoresha icyo bishakiye, bakomeza muri ayo mafaranga, bakomeza muri ibyo byishimo. Noneho ubu amafaranga bakumva yuko agiye gushira, bagatumva yuko bamanuka hehe mu Rwanda. Reka rero njye ku ruhande rw'abakobwa teme. Yego. Abakobwa ba hano muri Amerika nabo bumva yuko nabo bifite pe, bifite bafite amafaranga, bajya muri kampani bagakorera amafaranga, bakiyitaho, bagakuriza muri kampani, bakora ibintu byose, urabizi bikenewe nyine nk'abakobwa. Noneho uwo mukobwa yabona yuko yihagije, akumva yuko nyine nawe atashaka umugabo nyine Jesse uciriritse hano muri Amerika, kubera ko nyine bakorera amafaranga muri kampani, akorera n'iki mbese akumva yuko nyine atamushaka, batabana ngo bakuze. Nyine nawe akumva yuko ajya kwifatira akagabo ko muri Afurika asisuzugurira, akajya ahereza amafaranga, gusa akabwira ngo uzi icyo nzicyo. Naho ngaho rero ibintu byapfiriye ni mu mafaranga. Hanyuma rw'abakobwa n'abahungu bano muri Amerika ni amafaranga. Hanyuma Bwana Eric, niba ntabaciye mu ijambo, mubona noneho ari izihe mbogamizi zizaba muri ibi bintu kugeza kuri leta muri rusange n'abanyarwanda? So ikintu kizaba imbogamizi rero gikomeye cyane hano muri sosiyete y'abanyarwanda nuko twebwe tuzata umuco, twamara guta umuco turikirukanka, ahubwo dushaka ibyo dushaka, kandi ibyo dushaka ntabwo tuzabisingira. Burya ibintu bigenda gake gakeya kugira ngo umuntu babigereho. Cyane cyane wenda ikibazo mbajije ndakizana ku bakobwa. Abakobwa b'iki gihe bataye umuco, ntabwo bacyumva iki. Bo basigaye bumva yuko mbese ngo kujya mu murenge gusa byarangiye, ugahita ariko se ejo cyangwa ejo bundi habaye nk'ikibazo wowe wabigenza gute? Ntibibaze ibyo bibazo, ahubwo noneho bamara guhura n'ibyo bibazo bagahita bavuga ngo mbese iyo menya ngo ntinkore ibi bintu. Kandi burya iyo menya bamaze kubitekereza biba byarangiye. Rero impamvu hano muri leta hano aba 50% muri Afurika bimeze bite? Pardon? Muri Afurika bimeze bite? Muri Afurika? Muri Afurika already nawe urabyumva nyine ntago binasigana cyane akenshi, kubera ko donc ni ikibazo gikomeye, umuryango already wamaze no gucika of course, kuko ubusanga umubare w'abana bari hanze ariwe mubare mwinshi cyane ugereranyije n'abana bari mu muryango. Abana bari mu muhanda nibo benshi cyane ugereranyije n'abana babarizwa mu muryango. Ibyo byose biva ku mbogamizi zo kumva ko umupapa afite uburenganzira bwo kurera cyangwa se agomba kubyara, ariko akabyara ntashaka umugore. Urumva icyo gihe uburenganzira bw'umwana mu rugo byanze bikunze buzatakara, kubera ko umwana akeneye kubona igitsure cya papa, akeneye kubona imico ya mama kugira ngo avemo umwana nyine wujuje byose. Urumva rero igihe papa byaye gusa ngo umwana wanjye ngo ndamufite ngo ariko ngo ngewe ngo ntago nshaka kubana nawe, byanze bikunze wa mwana afite n'ibindi bintu azatakaza already. Urumva rero kubw'ibyo byose bituma nyine hagomba kubamo icyo twita challenge cyangwa se imbogamizi
urumva rero ni ikibazo gikomeye. Hanyuma rero bwana Eric turimo kutugana ku musozo, noneho tanga inama ku rubyiruko rukurikiye Vision Mind TV, ku bakunzi bacu, ku banyarwanda muri rusange bumva ko nyine nabo koko icyo kintu ari ikibazo. Ese wa muhungu ujya gushaka kumva afite ubwoba bitewe, hanyuma we urumva wamugiriye iyihe nama? urakoze cyane rwo bazi ikibazo gikomeye, ariko ntabwo ari ukugena ku musozo no kuganira. Umuhungu tugomba gushaka kano kanya, wenda Eric ngewe mazemo igihe kirekire, uwo muhungu nabanze yitunganye, abanze ashaka amafaranga, namara kubona amafaranga ndabahereza nk'urugero Vestine na Dorcas, uriya mugabo mwarabirebye mu bukwe, mwarabiye uriya mugabo ntabwo ajya aseka. bishatse kuvuga ngo yarabanje akora amafaranga, amara gukora amafaranga ahubwo ibikorwa byo bijye byigita. Rero wenda bavuga ngo cyukura neza bakugendereho, niko rokiyo aro no niko rokiyo mukora neza bakugendereho, ariko gukora neza nawe ndabisi yuko neza nawe uzayisanga imbere. Kisharina rero abahungu baba abo muri Afrika, baba abo muri Amerika, reka nze mubwize ukuri, reka mbagire n'inama. Ibintu bisigaye byarahindutse pe. Ukuntu byahindutse, umuhungu w'iki gihe abona amafaranga akumva yuko yashaka abagore barenze, kubera ko yumva ko bahagije, yumva yuko afite amafaranga. Yego. Ariko se bari batekereza ko bafite amafaranga, ayo mafaranga aramutse ashize byagenda bite? waba ute? Nite ntatekereza ko ngo mbese uwo mwana w'abandi nazanye ni mubana mu nzu tukabyarana nkamutera inda, ese uwo mwana yabyaye we azaba hafite koze cyane. Dute tuza no mu nkuru ivuga ngo ese uriya mukobwa wapfishije uriya mukobwa wapfuye wo mu Rwanda, Hello? Bakunzi ba Vision Mind TV, rero ngira ngo mwabyiyumviye, ntago biba byoroshye. Uyu musore nawe mwumvise ko atanze inama akavuga ati bagabo rwose basore mushaka abagore, mwe kubifata ngo mubigire ibintu bidasanzwe cyangwa se ibintu biri aho ngaho byoroheje gusa, ahubwo mushake. Gushaka ni byiza, gushaka ni ingenzi, kubera ko umuryango ugizwe n'abantu bose uko ari batatu bikugiye. Kumva ko uzabyara umwana wakamukira hariya hanze akarerwa na mama we gusa, yakuruka amufata, hari umwuka watafashe, hari characters watafashe, hari uko kumukoraho atafashe ngo abyumve yumve touch yawe, hari kumva nyine ko atumvishe papa wari we, hari uko atabonye ukunda mama we. Kandi burya umwana akunda ababyeyi bose. Noneho ku mwana w'umukobwa cyangwa umuhungu, kubera ko mama we aba ari kumukaringa mu gihe akiri konka, byaza bikunze nyine aba ari no kureba papa ari gufata amata, babanye bato. Urumva rero prise ukunze mama w'umwana n'umwana byaza bikunze agomba kugukunda. Rero kumufata ngo njyewe ngo zabyara gusa ngo byo umugabo ngo wapi, ibyo nibyo mwibwira abakobwa. Ibyo ntabwo ari byo. Umwana burya akwiye kubona ababyeyi bose, akwiye kubona mama, akwiye kubona papa, donc akwiye buri kimwe, akwiye ikintu cyose kandi cyiza kibaho kinejeje. Bakozi ba Vision Mind TV rero icyo tubasaba ni urukundo, icyo tubasaba ubwumvikane. DJ Flix ariko aravuga ngo we impamvu ngabona ngo abakobwa badashaka ngo n'abasore ngo nibashake, ngo abona ngo donc ngo abona biterwa no kuba like, ngo abona biterwa nuko ngo nta bakobwa ngo bakibaho ngo bazima ngo bagushaka, ngo umukobwa mu kabari se ngo uzamukoresha, umukobwa mu imansura ngo uzamukoresha, umukobwa. So ndabyumva koko birashoboka ko bitewe n'amahitamo yawe n'uburenganzira bwawe
ushobora kuvuga uti njye nta mukobwa ndabona we na divorce, ariko mujye mumenya ko rega n'umugore ahabwa n'Uwiteka. Ikindi mujye mumenya ko nta nkweto iburi yayo. Uriya muntu uri kubona mu kabari, uriya muntu uri kubona ukumva nyine mwabana, uriya muntu uri kubona ko mwashakana, byanze bikunze uko byagenda kose nawe afite uwe, afite inkweto ye, kuko inkweto yose igomba kugira iyayo. Niba inkweto igira iyayo rero n'uriya mu kabari byanze bikunze wimuciraho iteka ngo mucire urubanza kubera ko nawe afite uzamukunda. Ikindi kandi yanahinduka, twabonye tugiye tubona indangamirwa nyinshi zagiye zibyivugira zivuga ko impamvu zikora kariya kazi atari uko zabihisemo, ahubwo zibikora kubera ko nyine donc ari ibintu ari ibintu ari ubuzima byatewe n'ubuzima ndimo, niyandarika kugira ngo mbone amafaranga, niyandarika kubera yari kubivuga wowe tuvuga uti ntabwo ibyo bikwiye, ariko ubwe buriya niwe uri kwiyumva. Nako kundi umubyeyi afata umwana akamujugunya hasi akavuga ati byanze bikunze bazamutoragura murere, ntazabone uko njyewe nyina ndi, icyo nakoze kwari ukumubyara. Ariko donc nta kindi kinumva namuhereza uno mwana nazamucumurira. So niyo mpamvu rero nababwira nti bakunze ba Vision Mind TV nibyo koko cyo twubaha ababyeyi kose, kandi twubahe n'abari abantu kubera ko ntabwo tuzi amateka yabo, ntabwo tuzi ubuzima bwabo. Bakunze ba Vision Mind TV rero namwe mumbwire koko, mumbwire impamvu abasore uyu munsi baba bafite kwitinya. Sinzi n'ari kwitinya, sinzi n'ari amafaranga, sinzi n'ari biki, ariko kera naho wasangaga umusore rwose akiba no mu nzu iwawe mo imbere, ariko akahazana umugore kandi umugore bikagenda neza. None koko urubyiruko ba jeune bakobwa muri kugira ngo bigende bite, mushaka guca umuryango muri kugira ngo bigenze bite, mubyare igihugu cyiteguye kurera, cyiteguye kubafatana yombi, igihe mushoboye gukorera aho mwabyaye, igihe mushoboye rwose gutanga imisoro bikagenda neza, kuko rwose nanone kuvuga ngo urabyara gusa for nothing udafite icyo kubareresha nabwo ubwabyo ni ikibazo. Ugomba kubanza ugakora ugashakisha, ahasigaye rero ibindi na Nyagasani akabishyira mu umugisha. Bakunze ba Vision Mind TV rero ngiye cyo mbasaba ni uguhitamo neza, kuko hari n'abasore turi kubwira uyu munsi kubera icyo badashaka, byashaka ugasanga agize amahitamo mabi kubera pressure. Njye ndi kubivuga muri rusange haje ngo ariko hari n'abasore mbizi neza ko imiryango yabo yabatatse babwira ngo mushake. Indirimbo yabaye mushake, mu gitondo mushaka abagore whatever. So ntuzagendere kuri icyo kintu rero ari kubwira ngo shaka kubera ko ukuze, kubera ko ufite ubwanwa, kubera ko ufite imvi, oya ngo uhitamo umuntu uwo ari we wese, cyangwa se banaguhitire bakuzanire ngo baguhaye pase ubusange uregrese ubuzima bwawe bwose. Ya ikiza no gutuza ukigacisha make, wenda ukavuga uti nihaye igihe kingana gutya, kandi n'ukuri iwawe yaje urabimenya. Niba ataraza rero nagusaba kugira ngo ukomeze utujeho gatoya, ariko twaba tuvuga niba abandi bafite mentality yo kuvuga ngo nzabyara sinzashaka. Hari uri kwangiza kubera ko uriya mwana akeneye ababyeyi bose, ntabwo akeneye kumufata kuzima neva, akeneye ko na mama we umukunda. Kandi ko byanyemera ko sibyo ukuntu njya mbibona, donc rero nko kuriya umwana umubyara, umwana mara kumubyara, umwana akabaho ngaho mama akamurera, nyuma yaho ukaza ugafata umwana akagenda. Uriya mwana ndega buriya arakunda na mama we, ujye ubyibuka, avuga ati mama ku mutima. So niba rero mama ku mutima n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, rwose ikintu njye nakubwira, ndagira nkubwire ko uriya mwana n'ubundi n'umutwaro gusiga mama we, umwana ntazigira gusa gukunda ijana ku ijana. Azakunda ibyo umuha yego, ariko se akeneye ko n'ubundi na mama we umwitaho. Niho handi uzasanga umwana aza akakwiba agashyira nde mama we, kubera ko nyine mama we akeneye kubaho, kuko nyine na mama we akeneye ubuzima kandi aramukunda, ko mwese mwembi muri ababyeyi. So guys, be careful mu gihe cyo guhitamo, kandi nunahitamo nabi mukibyemereye, kubera ko leta yaraje muhana divorce, ugahitamo andi mahitamo yawe. Ibyo ni ibisanzwe, umwe bishobora kwanga akabivuga kubera ko ni ubuzima. Bakunze ba Vision Mind TV rero umunsi nifura ko tugana kuri ibyo ngibyo. Niba hari nawe inyunganizi waduha uyandika muri comment, hasigaye tuzasubira bari kumwe na Ishirina kandi Abanyarwanda. Ciao.